ariko turashimira nubwo tutari ko tubonana n'amaso yandi ariko amajwi ko turayumva bamwe tukabamenya kumva baseritanda bamwiyegereje kandi bishimiye ko mwumvise amen n'abandi bose nabo nibegere Imana ibaheze umugisha amen uyu muri kumva nyine ni Pastori Masomo Gabriel ndi hano muri Amerika yego ariko kandi n'undi wazashaka kugira ngo anumve hari undi murongo nza nkoresha witwa Masomo TV nawo mwoza mu butegere ariko rero tudatinze dusome ijambo ry'Imana turi buganire uyu munsi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice ni 26 usangwe se 26 yego n'umurongo wa 26 nyine ariko cyane cyane turaza kwiga uwa 29 turongera tuje gusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'icenda n'ubundi aya magambo niyo tugiye kuganira icyo tugiye kuvuga tugiye kuganira kugaruka kwa Yesu kujyana itorero rye yego ayo magambo mvuze ko ari Matayo ibice 26 umurongo wa 26 ariko turatinda kuwa 29 niwo murongo twiga aravuga ngo bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira arawumanura awuha abigishwa be yego arababwira ati nimwende murye uyu ni umubiri wanjye yenda n'igikombe aragishimira arakibaha arababwira ati umwere kuri iki mwese kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava bwa benshi ngo babe bari kujyaha yego umurongo twiga tuwugezeho ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu uhereye hageze umunsi uzasangirira namwe zino nshya mu bwami bwa data yego bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'icenda haravuga ngo amaze kuvuga atyo arazamurwa bakimureba ibicu birabakingiriza bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo kuko mumubonye aja mu ijuru amen 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 aya niyo magambo tuganira nimugoroba twaganiriye gusenga ariko uyu mwanya tuganire kugaruka kwa Yesu kuko nicyo gihe tugezemo kandi nibwo buhanuzi butarasohora iyo tugeze mu gihe cya Noheli twibuka kuvuka kwa Yesu yaravutse ntazasubira kuvuka twageza mu gihe cya Pasika ni ukwibuka urupfu rwa Yesu yarapfuye ntazasubira gupfa twageze umunsi wa Pentekote ni ukwibuka umunsi umwuka wera yurutse aza kubana n'itorero n'uyu munsi ari kumwe naryo kuko umwuka wera icyamuzanye yaje gutegurira Kristo umugeni we amen reka mbabwire kuko umwuka wera ni marene wa Kristo waje kumutegurira umugeni yego kandi iyo umugeni ananiye marene ubukwe buza bupfa nicyo gituma bivuga mu rwandiko rw'abaroma ibice 8 umurongo wa 14 aravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana
yego yego ni abayoborwa n'umwuka. Hari ukuzura umwuka no kuyoborwa n'umwuka. yego Umuntu ashobora kuzura umwuka ariko ntayoborwe n'umwuka. Kuzura umwuka n'uyu mwanya ngiye kubwiriza, ubu rero nuzuye umwuka. N'abamaze kuturirimbira bose buzuye umwuka. Ariko kuyoborwa n'umwuka ni ugukora ibingibi ngiye kuvuga no gukora ibyo ngibyo tumaze kuririmba. amen amen Kuko nitwagera mu ijuru ntibazatubaza ko twabwirije n'uko twaririmbye, bazatubaza ko twabikoze. yego yego ni ukuri Ababivuze batabikora bazitwa ba magambo. Iyo dusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice cya 1 umurongo wa 3, haratubwira ngo hahirwa abasoma amagambo y'ubuhanuzi. Akongera akavuga ngo hahirwa n'uyumva. yego Ariko kandi ngo akayitondera. Kuko gusoma ni byiza, no kubyumva ni byiza, yego ariko kubyitondera ni ukubishyira mu bikorwa. ni ukuri Rero icyo Imana idushakaho rero, umwizera yaje gutegurira Kristo umugeni. amen Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. No mu ndirimbo zo gushimisha hari aho haririmba ngo tunganire Imana utuze umutima. Mu byo ukora byose ntiwihutire ko kujya wumvira umwuka ugwiza urukundo, hasi uzagira Yesu nagaruka. amen amen Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ubundi kandi hari abana b'Imana n'abantu b'Imana. yego Nabo baratandukanye, ni babiri. Abantu bose ku isi ni abantu b'Imana baremwe n'Imana. Ariko iyo umuntu yizeye Yesu ahinduka umwana w'Imana. yego yego Igihugu cyose iyo kiva kikajya kigira perezida wacyo. Abantu bo muri cyo bose baba ari abantu biwe. yego Ariko muri abo bantu be habamo n'abana be bwite. Iyo ushoreranye n'umwana w'uri umuntu we mujya ku gipango cye, umuntu bamubaza ibyangombwa. Ariko umwana nta byangombwa baza bamubaza. amen amen ni ukuri Umwana baza bamukingurira ageze ku gipango cya se, ariko umuntu we bamubaza ese uvuye he, kurajya he, kurashaka iki? Umugabo tuza dusoma mu gitabo cy'umugenzi witwa Ntabwenge, nawe ngo yari aturutse mu gihugu cyitwa Nyirandabizi. Ariko ngo agenda adafite ibyangombwa. Yari azi kubivuga ahereye mu itangiriro akagera mu byahishuwe. Ariko kubivuga ntabikore. yego Kuko biza bivuga ngo ndahazi, yarahaguye, ngo naho ndabona bamurashe mu jisho, kandi ngo uhagaze yirinda atagwa. yego ni ukuri Rero aya magambo niyo nakeneye ko tuganire kugaruka kwa Yesu. Iri jambo kugaruka kwa Yesu mu rurimi rw'Ikigiriki baza baryita rema. Bivuga ngo ni umutima w'ikintu. yego Umutima w'ubutumwa bwiza nuko Yesu azagaruka. yego Yesu atagarutse nta mpamvu zo kuba abakirisitu. yego ni ukuri Ariko impamvu itumye turi abakirisitu nuko Yesu azagaruka. Imana ishimwe Niyo mpamvu itumye twicaye mu itorero, ntabwo twicaye ku busa. Ugeze mu rugo ugasanga baratetse, ari nta jambo bavuze, hari igihe bashobora guhisha bakabikwiba. Ariko iyo bakubwiye bati hari ikiri gukorwa, uba wicaye ku ijambo. yego Rero ijambo ritwicaje mu itorero, mwa bagabo mu rusengero, mwa bagore mwebwe n'abahungu n'abakobwa, Yesu azagaruka. Imana ishimwe Imana ihimbaza Tegereje Yesu azagaruka. asante Rero iri jambo kugaruka kwa Yesu ni ryiza, ndarikunda, reka ndibakundishe.
ukomeje gusesangura cyane cyane muri bibiliya rivugwamo inshuro nyinshi mu isezerano rya kera ryonyine ijambo kugaruka kwa yesu ribonekamo inshuro 1527 mu isezerano rishya ryonyine ribonekamo inshuro 318 mu nzandiko za pawulo wenyine we yarigarutseho inshuro 67 ayo ni amagambo avuga kugaruka kwa yesu. Asante. Yesu yagize iminsi itari myinshi hano mu isi, yagize imyaka 33. Imyaka 30 ya mbere ntacyo yayikozemo bitewe n'amategeko y'abayuda. Iyo umusore yabagaho atarashite imyaka 30 ntiyari yemerewe kuvuga ijambo rivuga. Abe n'igitabo cy'indirimbo za Salomo mu bayuda kizagisomwa n'umusore ufite imyaka 30. Kuko kizakivuga iby'umugeni, iby'umukwe n'umugeni. Yego. Kandi umusore w'imyaka 30 mu bayuda niwe wari wemerewe gushaka. Bakabwira abana babo bati ntimukaza musoma iki gitabo mukiri batoya mutaramenya urukundo Imana yadukunze ikadutoranya mu yandi mahanga ikatugenda ubwoko bwayo. Yesu nawe aravuka aratindagira imyaka 30 bayishitse nibwo yagiye kuri Yorodani arabatizwa. Barangiza kubatizwa nibwo yatangiye gukora. Yego. Yakoze imyaka 3 cyangwa se 3 n'igice niko bamwe baza bavuga. Ariko agiye kurangiza igikorwa yaje gukora habaye umunsi ngo wo kwibuka Pasika. Abigishwa ngo baramubaza bati se urashaka ko tuyitunganyiriza hehe kugira ngo tuyisange? Aha mu butumwa bwa Matayo hazatubwira ngo yarababwiye ati nimushe kwanduza. Yego. Nimugerayo mu mubazo ngo si icyumba kiri he aho umwigisha ari gusangirire n'abigishwa bya Pasika. Kubwiye ngo ntuze genda uzanire ntuze sinzi uwo wozana. Ariko ntuze ni wowe, ntuza ni njyewe, ntuza ni twebwe. Ese umutima wawe uriteguye umeze gute gusangira na Kristo? Yego. Wewe wiyizi kuko biravuga ngo imitima nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Uyu munsi tuze gushaka ntuza ahandi ntuza ni wowe. Ukuri. Nuko ngo baragenda barabitunganya ariko naruko baratubwiye ngo yarabwiye ngo nibagera mu muhana barahura n'umuntu wikoreye ikibindi ngo nzinjiramo nabo barimo binjira. Nuko bicaye bagiye gusangira afata umutsima arawushimira wita izina aravuga ngo niba wakire ni umubiri wiwe uzashenja kuva ku bwabo. Ata n'igikombe cya vino aravuga ati aya ni amaraso y'isezerano rishya azava ku bw'abenshi ngo nabo bari gushaka. Yego. Ariko arababwira ati njyewe uko mundeba rero ntabwo nzongera gusangira namwe kuri izi mbuto z'imizabibu hano, keretse ko nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Iryo jambo ritwicaje ni ukuzasangirira na Yesu mu bwami bwa Se. Amen. Kandi kutaba muri ubwo bukwe ni ukunyagwa zigahera. Ukuri. Umuririmbyi yararirimbye ngo buzaba ari ubukwe buruta ubwo mu isi kandi abazabutaha ni abamarayika. Yesu ageze mu ijuru yarababwiye yabwiye abanyejuru ati nimwitegura abashyitsi nsize hano inyuma n'uyu munsi baracyari ko bitegura. Yego. Yego kweli. Nicyo kitwicaje hano ni ugutegereza ko Yesu azagaruka. Amen. Bamaze ngo kuririmba barasohoka bajya mu gashyamba ka Getsemani. Mu rukerera Yuda azana igitero kiramufata. Bamujyana kwa Ana na Kayafa, bamujyana kwa Pilato acirwa urubanza, nimugoroba aracikana baramuhamba. Agira iminsi 2 mu mva, umunsi wa gatatu arazuka. Amen. Agira iminsi 40 hano mu isi yiyereka abigishwa hirya no hino. Ku munsi wa 40 nibwo yabasohoye arabajyana bageza ku musozi wa Reyo. Ahageze baramubaza bati se ugiye kugarura se ubwami hano mu isi?
arababwira ati byose ibyanyu ni ibya data niwe uzi ubigena ati cyakora mwe muzahabwa imbaraga muzaba abagabo bo kumva mu Yerusalemu n'i Yudeya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi ngo akivuga ayo magambo arazamurwa umuntu arazamuka muri iki kirere ngo ibicu birabakingiriza ntibongera kumubona ariko bakomeza gutumbira abamarayika ngo baraza babiri bambaye imyenda yera bati mwa bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru Yesu bakuwemo kuriya azaza nk'uko mumubonye agiye ku ijuru. Amen. Amen. Rero uyu munsi wa none abambibutsa n'ubundi musanzwe mubizi yuko Kristo wacu ari hafi kugaruka. Amen. Amen. N'uyu munsi tugomba kumutegereza. Yego. Bigeze kumubaza mu butumwa bwa Matayo ibice 24 umurongo wa 3 baramubaza batese ibyo tubwiye bizaba ryari uzagaruka ryari imperuka niyihe ababwira ibimenyetso byinshi ariko arababwira ngo muzarebere ku mutini ngo nimubona ushibutse muzamenye kuko nzaba mpagurutse ngeze ku rugi uwo mutini ni Isirayeli. Yego. Umwami Yesu yapfuye mu mwaka wa 30 w'ibihumbi 2000 ngo haze kuba mu mwaka wa 70 nibwo Isirayeli yirukanwe mu gihugu. Umutini barawute baragenda baratura ngo habe mu mwaka w'igihumbi 1946 nibwo Isirayeli kandi yongeye gusubira mu gihugu cyabo umutini urashibuka. Ibyo ni bitubwira twebwe itorero ko tugomba kugura amaso yacu tukareba mu ijuru kuko Yesu ari hafi kugaruka. Amen. Amen. Biriya byose biriko biba hari ahantu ni bitubwira ngo mwebwe nimwiteguye. Yego. Umwami wacu ari hafi kugaruka n'uyu munsi yogaruka. Akazamura itorero ryiwe akarikura mu isi rikazamuka rikaja mu ijuru. Rero turibaza hejuru y'iri torero Kristo azajyana n'irihe torero. Ni abantu bahamagawe bakurwa mu isi uyu munsi batuye mu isi ariko si ab'isi. Ni abantu bavutse ubwa kabiri. Yego. Mu butumwa bwa Yohana ibice 17 umurongo w'14 yasenze avuga ati data we ndagushimiye ko wampaye aba bantu ati bari abawe urabamba. Yego. Tumaze ko bampa mbigisha ijambo ryawe bararyizeye ati bamare kuryizera ab'isi barabanga ati cyatumye babanga nuko batakira ab'isi. Yego nukuri. None simbasengera ngo bakure mu isi ariko ndabasengera ngo barinde umubi. Manishimwe. Ati uko wantumye mu isi nanjye niko nsize mbatumye abangaba. Yego. Yego. Ni ukuvuga ngo itorero rya Kristo ni abantu bakuwe mu isi batuye mu isi ariko batarabizi. Nukuri. Kuko umunsi Yesu yasanze Petero na Yohana na Yakobo ku nyanja y'i Galilaya mu butumwa bwa Matayo ibice 4 umurongo wa 20 kugeza ku wa 22 yarababwiye ngo mwara abarobyi b'amafi nimunkurikire nzabahindura abarobyi b'abantu. Manishimwe. Amafi bayaroba bayakura mu mazi bakayashira hanze y'amazi. Yego. Ubutumwa bwiza buturoba budukura mu isi bukadushira hanze y'isi. Manishimwe. Tugatura mu isi twebwe tutarabizi. Yego. Icyo gituma bivuga ngo ntitwishushanye n'abiki gihe ahubwo twibuke tugize imitima mishya. Yego. Ni abantu bavutse ubwa kabiri. Amen. Ubwa mbere twabyawe na Adamu wa mbere watuzaniye urupfu. Ubwa kabiri haza Adamu wa kabiri nawe watuzaniye ubugingo ari we Kristo. Manishimwe. Noneho tukaba dutuye mu isi twarapfuye ku isi
kandi tuba mu isi. Mm. Mu rwandiko rw'abaroma ibice 7 ndatekereza Mm. Pawulo yaranditse aravuga ngo mbese bene data ntimuzi amategeko, Mm. ntimuzi ko amategeko azahambira umugore ku mugabo akiriho, Mm. ngo ariko umugabo w'uwo mugore iyo apfuye ngo uwo mugore abohwe kuri ayo mategeko akabona uburenganzira bwo gushakwa n'undi kuko umugabo wa mbere yapfuye. Yego. Yego. ngo ariko iyo ashatswe n'undi mugabo n'uwa mbere akiriho yitwa umunyabyaha kuko abaye umugore w'abagabo babiri. Mm. Ni ukuri. aba ariko twiyumva ko twapfushije umugabo wa mbere ari we kamere, Mm. tugashakwa n'undi ari we Kristo. Imana ishimwe. Ni Imana ukuvuga ihimbaze. itorero Kristo azajyana ni umuntu wapfushije kamere. Mm. umugabo wa mbere kamere agapfa ukaba warashatswe n'undi ari we Kristo. Amena. burya iyo umuntu yakiriye Kristo bakamurambikaho ibiganza, Mm. abavutse ubwa kabiri abyawe n'ijambo ry'Imana n'imbaraga z'umwuka. Yego. iyo ari umunyagice yigira umubatizo. Mm. umuntu wa kamere aba ari muri morgue. Mhm. hageze umunsi wo kumubatiza tuba tugiye guhamba umuntu wa kamere. Mm. nicyo gituma azahamagara abantu benshi ngo muzaze kureba aho mbatizwa, bivuga ngo muzaze kureba aho mpamba, kandi ntabwo mwihamba, umuntu ahambwa n'abandi. burya iyo bamutsinze mu mazi baba bahambye umuntu wa kamere, bamukuramo hakaza umuntu w'umwuka. Mm. abo bantu rero bavutse ubwa kabiri bapfushije umuntu wa kamere, Mm. abo ngabo niryo torero rizagenda. Yego. Yego. itorero rya Kristo biravuga ngo ni abantu bahamagawe, bakurwa mu ndimi, bakurwa mu miryango, bakurwa mu moko, Mm. ngo bamare kwitaba uwabahamagaye arabavugurura, abahindura, abita itorero. Mm. kandi abo Pawulo yaravuze ngo nta muyuda, nta mugiriki, nta mugabo, nta mugore, nta mbata, nta w'umudendezo, bose ni bamwe muri Kristo. Yego. Yego. kubera iyo mpamvu rero abo bantu nibo iryo niryo torero rizagenda, kuko hariho itorero rigaragara, hariho n'iritagaragara. Mm. irigaragara rikwiriye kubaho, Mm. ariko kandi niryo zari ryari ritagaragara. Yego. Yego. irigaragara rero bikaba umurezi w'iritagaragara. Mm. Kristo yazaza kujyana itorero, azajyana iritagaragara nawe irigaragara risigare, kuko bazabaca umugari n'ubundi ngo izina ryiza ntirizaribuza umukobwa we. Ni ukuri. kwitwa umukristo atari we ntabwo izatuma adacirwa urubanza. Yego. Yego. kubera iyo mpamvu rero iryo niryo torero Kristo azajyana. Imana ishimwe. butumye nibuka andi magambo yanditse mu gitabo cyo kuva ibice 26 umurongo w'15. Mm. Mose ageze kuri Sinayi, Imana yamutegetse kubaka ihema ryo mu butayu. Mm. imubwira ko azaryubakisha imbaho z'igiti cyitwa umushito. Mm. zari imbaho zigera kuri 48. Mhm. kandi urubaho rwagiraga amaguru abiri rugashingwa mu myobo y'ifeza. Mm. barangije kudushinga bazana imbariro. Bibiliya yari zivuga imbumbe, Bibiliya ijambo ry'Imana ikazita imbariro, igiswahili ikazita ngo ni mataruma. Mm. zari imbariro 15 zigafata iyo miganda idatemba. Mm. arirwo rukundo ruduhambiranyije twebwe. Kristo yaravuze ngo ngiye kubaha itegeko rishya, kandi itegeko ngiye kubahereza ni urukundo, mugende mukundane nk'ab'isi bazamenya ko muri abigishwa banjye nimwakundana. Yego. ni ukuvuga ngo iniforume y'itorero ni urukundo. Imana ishimwe. niyo myenda tugomba kwambara. Mm. ariko izo mbaho rero zagombaga gusigwa izahabu imbere n'inyuma, Mm. ntibongere kubona urubaho rw'umushita bakabona izahabu. Yego. iyo niyo yari imiganda yari igize itorero. Mm. imiganda igize itorero uyu munsi ni wowe n'ijyewe. Amena. bakwiriye kunsiga izahabu ntibakongere kubona nje. Mm. Yego. bazabona Imana, nibaturuka iriya bamboneho Imana, nibaturuka imbere nibaturuka inyuma babona Imana. Yego. Yego. Ni ukuri. niyo
niho yesu yavuze hariya mu butumwa bwa matayo ibice 5:13 yaravuze ngo muri umunyu w'isi, mwebwe muri umuco w'isi, yego muri umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi. Imana ishimwe. Ndabakongeza itabaza ngo barishyire munsi y'ameza, barishyira ku gitereko cyaryo ngo rikamurikira abari mu nzu. Waba ariko n'umuco wanyu umurikira abari mu isi, ngo nibawubona bazahere ko bahindukire bahimbaza Imana. Amena. Ayo ni amazina y'itorero, ayo ni amazina yanjye, ayo ni amazina yawe. Kuko itorero, iyo tuvuze itorero, itorero niwe. Umuririmbyi yaravuze ngo n'abazi urusengero rwera tuwemo n'umwuka w'Imana. Ayo ni amazina yacu, yego. Iyo dusoma mu byakozwe n'intumwa ku gice cya 2 kugeza ku cya 5, umwuka wera amaze kumanukira ziriya ntumwa, biravuga ngo babaga hamwe bose mu mwanya umwe, bahuza umutima, basangira utwabo, kandi uko bukeye Imana ikabongerera abakizwa. Yego yego. Bagiraga amagambo makeya ariko bakagira ibikorwa byinshi. Ariko muri iyi minsi biri mu gushaka gusa naho ari amagambo ariko ibikorwa ari bikeya. Yego nuko. Ariko ibikorwa nibyo biza bivuga kuruta amagambo. Kabaye ngombwa ngo tugabanye amagambo ariko tugaragaza ibikorwa. Yego. Rero iryo torero Kristo rero iryo yiteguye gushyira. Kandi iryo torero ni wowe. Iryo torero ni njyewe. Yego. Uyu munsi wa none ubwo turi ko tubona biriya byose biriko bihaguruka, yaravuze ati muzumva impuha z'intambara, muzumva ibingibi, abantu batatu mu nzu ndi bazahuza, umugabo ndazahuza n'umugore, bangahe n'abangahe. Ati ibyo byose nimubibona bibaye musabe maso, ibyo nibyo bizababwira ngo ndi hafi ndegereje. None ga bene data, nimukanguke dutegereze ko Yesu azagaruka. Imana ishimwe. N'uyu munsi wa none Kristo azagaruka. Yego. Agiye kwitegura kugira ngo tuzabe muri ubwo bukwe. Kuko itorero nirizamuka, Bibiliya itubwira tuzagirayo imyaka 7. Hariho imyaka 3 n'igice imirimo yacu izagerwa. Aho biri mu Bakorinto ba mbere ibice 3:10. Hariho imirimo izagerwa, hari abantu imirimo yabo ngo izanyura mu muriro igashya bagahabwa ubugingo ariko bakabura ingororano. Hari n'abandi zaca mu muriro ntishe bagahabwa ubugingo n'ingororano. Imana ishimwe. Nyuma yabwo tuzajyanwa mu kindi cyumba ngo twicazwe tugaburirwe turya indi myaka 3 n'igice. Yego. None rero mwihangane mushinyirize, mureke turye bikeya, turyame kare, dushonje duhishe. Wacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azaza. Yego. Rero aho dusandariye ku isi ni ukuvuga ngo icyangombwa gusa ni uko twitegura ko Yesu azagaruka. Nadusanga tukiri mu mubiri tuzahindurwe, kandi nadusanga twarapfuye tuzabyinda none tuzazuke. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ni ukuba umukirisitu. Yego. Kuko inzangano zibaho ku isi kandi niyo kamere muntu. Ariko urwango runini ku buzima bw'umuntu ni urwango kuba umukirisitu. Burya umuntu iyo yanze kuba umukirisitu n'umwanzi w'ubuzima bwe yarihemukiye, kuko atabiteguriye ejo hazaza. Cyane rwose. Abakuru baravuze ngo uza wanga gukiranuka agwira ubusa. Nanone aranga kuba umukirisitu igihe kizagera apfe. Suko ni ukuri. Ariko napfa ari umukirisitu igihe kizagera azuka abona ubugingo. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Kuko baramukomera amashyi ko baramwinginga ngo abe umukirisitu, aho natamuba ko azaba yihemukiye. Suko. Umuntu agomba kuba umukirisitu atakomerwa amashyi atingingwa, kuko ari gutegurira ejo hawe hazaza, hirya y'ubuzima dufite ubundi buzima. Hirya y'imibiri twambaye dufite indi mibiri tuzandura. Hirya y'iyi si turimo hariho indi si tuzayishyamo. Yego. Ubundi kutaba umukristo ni ukwiyanga.
Nukwihenda n'ukuri Imana idufashe. hari abantu benshi bazabibaza ngo si yose yindi izava aho iyi ngiyo yavuye aho iyi yavuye hariho n'iyindi abandi bakibaza ngo si iyo mubiri yindi uyu dufite wo wavuye Imana yaturemeye uyu nguyu dufitiye n'ubundi hirya y'uyu Yego ariko n'ukuri. icyangombwa ni ukuba umukirisitu Amen. kubera iyo mpamvu rero dukwiriye kumvira umwuka tukayoborwa n'umwuka twari twavuze ko hari kumvira umwuka no kuyoborwa n'umwuka umuntu ashobora kuzura umwuka ariko ntayoborwe n'umwuka Yego. mu butumwa bwa Matayo n'ubundi igice cya 7 umurongo wa 21 aravuga ngo se barya bavuga ngo mwami mwami bazinjira mu bwami bwo mu ijuru ngo keretse abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka Imana ishimwe. benshi bazavuga ngo twarahanuye twirukanye abadayimoni twakoze ibitangaza ariko Yesu ngo azabahakanira ababwire ngo sinigeze kubamenya Yego. kandi yazaga arambika ibiganza ku barwayi bagakira abadayimoni bagahunga ariko Yesu azamuhakana Yego. ubwo ni ukuvuga ngo yazaga yuzura umwuka ariko ntayoborwe n'umwuka nk'uko kariya gacupa kagemurira umuntu amazi uza ugafata ukanywa amazi ugashira inyota warangiza ukakajuka Yego rwose. yako bene uwo muntu ajana ubutumwa akabwiriza abandi bagakizwa iwe ntazakizwa Ukuri. uriya muhando yaririmbye indirimbo aravuga ngo usiwe baba wa matatu anayesema twende kisha na baki nyuma baba wa matatu ni konvayeri Yego. iyo mwageraga hariya muri za gare yarakubwira ngo ihute ngo harabura batatu imodoka igenda imodoka yamara kuzura imodoka ikagenda ibagasiga Ukuri. akaba icyapa kiranga ariko we ntage ni naho Yesu yavuze mu butumwa bwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 ngo yaje mube ngo ariko abenshi bamwemeye Yego. icyakora bamwemeye ngo nibo bahindutse abana b'Imana Imana ishimwe. abenyi bandi abayuda nibo bari bafite amasezerano y'aho azavukira ariko umunsi yavutse abanyabwenge baraje babaza batese umwami wanyu wavutse ari he barabarangira batazadukira i Betelehemu abanyabwenge bajya kumuramya ariko abayuda ntibagenda bahinduka icyapa kiranga ariko ntibagenda n'uyu hari abantu benshi bavuga Yesu ariko muri we atarakizwa Yego. Yego. ariko mene data icyangombwa ni uko duhinduka abana b'Imana kuko iyo nsomye Zaburi ya mbere nayo izivuga amagambo akomeye cyane izivuga ngo wahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha Yego. ntiyicarane n'abakobanyi amategeko y'Uwiteka ngo niyo yibwira niyo yishimira ku manywa na nijoro Imana ishimwe. bene uwo ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi kandi ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza Yego. iyo ugiye gusura umuntu uza umusanga yicaye utamusanga yicaye ugahura nawe ahagaze ugasanga nawe ukamusanga ahagaze utamusanga ahagaze ugahura nawe agenda ni ukuvuga ngo Yesu azadusanga twicaye agusanga uhagaze agusanga ugenda ese uzaba wicaranye nanjye Yego. muzaba muri ko muvuga iki uzaba ugenda ni bande muzaba muri ko mushyana muzaba muri ko musyaye Imana ishimwe. uzaba uhagaze ninde muzaba muhagararanye muzaba muri ko mushyana niho bivuga ngo duhore twiteguye amatabaza yacu yake Imana ihimbaza. azadusanga twicaye azadusanga duhagaze azadusanga twahinze nazagatisha Bibiliya ivuga ngo bazaba bahinze abandi baryamye urumva benshi aho bari uyu mwanya bo ni mu gitondo twebwe ubu nyine tugiye kuryama Yego. ni ukuvuga ngo uruhande rumwe bazaba baryamye ahandi babyutse
ariko se ni bande muzaba mwicaranye, ni bande muzaba muhagararanye, ni bande muzaba muri ko mugenda, ese muzaba muri ko muvuga yahe magambo? yego ni ukuri yego kubera iyo mpamvu rero bene data mwitegure, umwami wacu ari hafi kugaruka kujyana itorero. imana ishimwe imana ishimwe hasigaye twese tuzahurire mu ijuru, tuzabone guhoberana gatubwirana ngo ese nawe burya wari wega. yego ariko abanyeshuri ntibaza birata ubwenge batarabona gikoro. nitumara kubona ubugingo bwa niho tuzaze erega burya nawe wari umukristo, nawe wari undi, niho tugiye tuzahobera. yego ni ukuri yego icyangombwa mwitegure bene data, mwitegure, Yesu ari hafi kugaruka. imana ishimwe n'uyu munsi yogaruka, ibimenyetso byiwe birahari. nari mbabwiye ngo noheli yaravutse ntazasubira kuvuka. pasika ni ukwibuka urupfu rwiwe kandi ni rwiza, yarapfuye ntazasubira gupfa. yego pandekote umwuka wera yaraje ari kumwe natwe, karayobora itorero. ahasigaye twumvire umwuka ariryo jambo ry'Imana. abantu benshi iyo duteranye gutya ijambo ry'Imana rikavugwa, bazamubaza bati ese muvuye gusenga? bati tuvuye gusenga. Imana yababwiye gututreka da, twagezeyo bararirimba barigisha, ariko ntacyo Imana yavuze, kuko ari ntawavuze ngo la 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 la. ariko rero kuvuga kw'Imana ni ijambo ry'Imana, iyo turisomye Imana ibitubwiye. yego kandi iyo turirimbye ziriya ndirimbo Imana ibivuganye natwe. imana ishimwe noneho gahabagamo n'ibindi twongereye gaho, hakagira uwuzura umwuka akavuga ku ndimi. ibyo ni ibindi n'inyongera, ariko Imana ivugira mu ijambo ryayo. imana ishimwe rero kaba mbabwiye ngo mwitegure, Yesu ari hafi kugaruka. n'uyu munsi yogaruka, n'ejo yogaruka. kandi ibyo dusengera nyine by'intambara n'igihugu n'ibindi, ibyo ni ngombwa ngo tubisengere, ariko nanone tube stand by, twitegure Yesu yogaruka. cyangwa se umuntu yohamagarwa agapfa. abandi bavuga ngo ese ngo yagiye gupfa avuga iki? aho none se Yesu nagaruka azabanza guteguze ko azahamagara kera umuntu akaba arahindutse? yego ni ukuvuga ngo duhore twiteguye, ni umwanya n'uyu n'ejo bundi. ngaho Imana nibafashe, Imana ibagirire neza, si ukubatera ubwoba, ariko ni ukubakangura kugira ngo mwitegure, umwami wacu ari hafi kugaruka. kandi ibimenyetso byiwe bitwereka kuko ari hafi birahari rwose. yego ahasigaye ni ukuvuga ngo twitegure. Imana idufashe, Imana iduhereze umugisha. yari inshuti yanyu muri Kristo Yesu, Pastori Masomo Gabriel. Mana data wa twese